nguhaye ikaze kandi nkwifurije ibihe byiza wowe udahwema kudukurikira buri munsi, by'umwihariko wowe wakoze subscribe ndagushimiye cyane. Uwitwa Balthazar rero akomeje guca ibintu ndetse no gukora kuri benshi kugeza ubu, aho hari abanyeshuri batanu birukanwe ku kigo cy'amashuri burundu kubera kureba amashusho ya Balthazar. Ishuri ryisumbuye Lycée de Kamangara mu mujyi wa Walungu muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Congo yirukanye abana batanu ribaziza ko barebye amashusho y'urukozasoni ya Balthazar. Balthazar Ebanga yahoze ayoboye urwego rukora iperereza ku byaha bimunga ubukungu bw'igihugu cya Equatorial Guinea, akaba aherutse gushyirwa hanze ubwo amashusho y'urukozasoni asambanya abagore babakomeye bagera kuri 400 yajyaga hanze. Umwe mu bayobora iki kigo cya Lycée de Kamangala yasobanuye ko abanyeshuri batanu birukanwe burundu kubera ko barebye amashusho y'urukozasoni ya Balthazar mu gihe cy'amasomo, ndetse ngo na mwarimu yari imbere yabo arimo kwigisha. Yavuze ko barebye aya mashusho muri telefone y'umwe muri bo. Iki cyemezo cyafashwe mu cyumweru gishize cyateje impaka mu bayobozi b'ishuri, ariko birangira abana bahawe igihano by'intangarugero aho birukanwe burundu. Aba bana bose biga mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye, birukanwe hagendewe ku itegeko rya kiriya kigo rigenga imyitwarire y'abanyeshuri. Ku mbuga nkoranyambaga izina Balthazar Ebanga Engonga riracyavugwaho kubera amashusho ye yagiye hanze asambanya abagore batandukanye. Hari abavuga ko amashusho ye yagiye hanze bikozwe nkana n'inzego z'ubutasi z'igihugu cye mu rwego rwo kwanduza izina rye nk'umuntu washoboraga kuba yasimbura perezida wa kiriya gihugu. Urakoze cyane kuba untije umwanya, kora subscribe kugira ngo tujye duhora tubana muri breaking news zigiye zitandukanye.